Yesu ashimwe bavandimwe inshuti bandi Umutsinzi TV, ndagusoje cyane. Amahoro y'Imana abe kuri wowe n'ubuntu bwayo bigwire kuri wowe, kandi kugirirwa neza n'imbabazi bikubeho. Amazina yanjye nitwa Evangeliste Robert Victor. Uyu mwanya rero nanone nje ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Tubona ko ijambo ry'Imana niryo ritumenyesha Imana by'ukuri, naryo rituma tumenya umutima w'Imana, niryo rituma tumenya Imana iyo iriyo, niryo rituma tumenya uko Imana idufata cyangwa abo turi bo mu Mana, niryo rituma tumenya neza inkomoko yacu nyakuri. So rero iyo twize ijambo ry'Imana biduhumura amaso, bikamenya abo turi bo, ndetse bikadufasha kumenya n'imigendere twagenda n'uburyo Imana nyine idufata cyangwa se abo turi bo imbere y'Imana. Ni byinshi ijambo ry'Imana risobanura. Hari Abaroma havuze yuko ijambo ry'Imana ryandikiwe kuduhesha ibyiringiro no kuduhumuriza. So nanone Timote avuga ko ibyanditswe nibyo gutunganya umuntu w'Imana, nibyo kwigisha umuntu, bikamubwira ibyo gukiranirwa n'iby'amateka n'iby'icyaha n'ibyo gukiranuka, hanyuma ngo rigatunganya kandi uwo muntu kugira ngo abe ari ku kigero cyiza cy'igihagararo cya Yesu, cyangwa se abe ari ku kigero cyiza cy'umuntu Imana yishimira yemera. Ni byinshi rero ijambo ry'Imana ridufasha. Ikindi ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'umuntu wacu w'imbere, apana n'umuntu cyangwa se umuntu wacu w'imbere cyangwa se umwuka wacu. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'uwo mwuka wacu uri muri twebwe. Rero iby'Imana byose nibyo bibeshaho umuntu wacu w'imbere. Usibye ko twabonye yuko ijambo ry'Imana ridafata ku muntu w'imbere gusa, ahubwo n'umuntu wo hanze. Iyo umuntu w'imbere yamaze kwakira ijambo ry'Imana, habaho guhindurwa muri we imbere, mu mwuka, mu bugingo, ndetse bikarangira bibaye no mu mubiri hose. Ijambo ry'Imana rirahakora. Niyo mpamvu rero nawe ukwiriye kumenya kino kintu cy'uko ijambo ry'Imana ni ingenzi cyane mu buzima bwawe, ndetse ni ingenzi kurusha ibindi bintu byose ukeneye. Ibyanditswe mu Migani y'igice cya 3 naho havuga neza yuko ngo ibyanditswe cyangwa se ubwenge bw'Imana ariryo jambo ry'Imana, ngo rihereza umuntu kubaho, ngo ni naryo buzima bw'abaribonye. Kuvuga ngo iyo umaze kuribona rikuzanira ubuzima nyakuri. So kandi ngo rikaba n'umuze muke w'umubiri wawe, cyangwa se rikatuma umubiri wawe uzira umuze, utarwara, udafite ibibazo ibyo ari byo byose. Niyo mpamvu rero ijambo ry'Imana urikeneye umunsi ku wundi, urikeneye buri saha, buri munota, buri segonda. Ni ukuvuga ngo ukeneye ijambo ry'Imana kandi ryo mu buryo bwose. Ijambo ry'Imana ryanditse muri Bible, kurisoma urabikeneye. Hari ijambo ry'Imana ubwirwa n'umukozi w'Imana, ari ryo buhanuzi cyangwa umwuka w'ijambo aba yavuze yakuvugaho biciye mu buhanuzi. Kuvuga ngo ijambo ry'uburyo bwose ry'Imana urarikeneye umunsi ku wundi. So rero uyu mwanya ni umwanya tugiye kureba neza, ese wabwirwa n'iki yuko wahamagawe n'Imana, cyangwa se wabwirwa n'iki nuko uriya mukozi w'Imana wumva yarahamagawe n'Imana? Wabwirwa n'iki umukozi w'Imana uri kumwe n'Imana by'ukuri? So rero hari uburyo bubiri bw'ingenzi kurusha ubundi bwose. Ni ukuvuga ngo hari icyanditswe kivuga ngo ibyanditswe, reka tugisome mu Bakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 18, 12-18.
Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 18, 12, 18 haravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku 17 haravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Uvuga ngo umuntu wese ngo iyo ari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize ngo dore byose biba bihindutse bishya. Hanyuma ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Ni ukuvuga ngo rero mbere na mbere hagomba kubaho iki kintu kimwe, kubanza kuba icyaremwe gishya. Umuntu wese uri muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ni ukuvuga ngo umuntu uzabona bwa mbere na mbere wigisha ubutumwa bwiza cyangwa se uvuga ko yatumwe n'Imana, ugomba kubanza kumumenya, ukamenya niba yiyita icyaremwe gishya cyangwa niba afite mesaje imuhamya ko ari icyaremwe gishya. Umuntu wese uri muri Kristo Yesu rero ngo aba ari icyaremwe gishya. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere y'uko uhamagarwa ugomba kubanza kunyura muri Kristo Yesu nk'inzira ikujyana mu muhamagaro wa nyawo w'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana rero ntabwo yahamagara umuntu utari muri Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo hari umuhamagaro duhamagarwa twese, ari wo muhamagaro wo kuba muri Kristo Yesu, ari wo kwakira urukundo rw'Imana biciye mu kumenya umurimo Yesu Kristo yakoze. Hanyuma rero iyo winjiye, iyo umaze kwakira uwo murimo uwo Kristo yakoze, uwo murimo ubwawo uhita uguhindura umukiranutsi. Umukiranutsi rero ni wa muntu Imana yemera ko ari umukiranutsi, apana wa muntu we wiyemera ko ari umukiranutsi biciye mu bikorwa bye byiza akora cyangwa biciye mu kwitwararika kwe. Hanyuma iyo umuntu ari muri Kristo ntabwo aba akirata ko hari umurimo yakoze, kuko kuba muri Kristo ni Imana ibiguha. Abakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 30 baravuga ngo nibaha kuba muri Kristo Yesu wabahindukiye ubwenge buva ku Mana, akabahindukira kwezwa, akabahindukira gucungurwa, akabahindukira gukiranuka, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo wirata yirate Uwiteka. Hanyuma rero iyo winjiye muri, iyo wumviye umuhamagaro wo kwinjira muri Kristo Yesu ukakira agakiza, ukamenya neza yuko Kristo yakwitangiye ukababarirwa ibyaha byawe, ni ukuvuga ngo ubu uri uwo muri Kristo Yesu, wa wundi icyaremwe gishya, ibya kera bishize, abayeho ari umuntu mushya, umukiranutsi, umuziranenge, umutagawa. Hanyuma uwo muntu rero ni nawe utoranywamo uw'Imana ituma. Iyo amaze kuba uwera Imana iramutuma. Imana ntiyatuma umunyabyaha guhindura abantu b'abakiranutsi, ifata umukiranutsi wakiriye gukiranuka kw'Imana ikamutuma kugenda spreadinga ugukiranuka mu bantu. Hanyuma rero niyo mpamvu wowe ugomba kumenya kino kintu. Ugomba kumenya neza yuko umuntu wahamagawe ni umuntu utakibaraho ibyaha, ni umuntu w'umukiranutsi, wa muntu uvuga ngo njye Imana ntikindakariye, ndi umukiranutsi bitewe n'amaraso ya Yesu, bidatewe n'ibyiza nkora. Uwo muntu niwe wenyine Imana ishobora gutuma, ikamutuma ku bantu kugira ngo abahindure nabo abakiranutsi. Hanyuma rero wabibonye haravuga ngo umuntu wese ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya. Hanyuma hepfo 18 ahita avuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo umuntu ahinduke icyaremwe gishya bituruka ku Mana yo yiyunze natwe ku bwa Kristo, Yesu yamenaga amaraso. Ibituruka ku muntu wasabye imbabazi, wapfukamye, bayisabye ngo biyunge kubera icyaha yakoze, byaturutse ku Mana yo yiyunze natwe ku bushake bwayo. Ku gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, cyane ko kwatumye tuba kiranutsi, twiyunga nayo, niyo yabishatse, ntabwo ari twebwe. Hanyuma rero ahita avuga ngo
byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Imana yacu ishimwe. Rero umuntu uvuga yuko yatumwe n'Imana agomba kuba abizi ngo yiyunze n'Imana, Imana nta cyaha imubaraho. Agomba kumenya ko Imana yiyunze nawe, Imana ikaba nta cyaha imubaraho. Hanyuma uwo muntu rero utiyiziho icyaha n'Imana itabaraho icyaha, uwo muntu niwe Imana ituma, ikamutuma ku bantu ngo genda ubabwire ko niyunze nabo, babwire yuko nta cyaha bafite imbere yanjye, babwire yuko ari abakiranutsi imbere yanjye, bityo ntabwo bazarimbuka. Uwo muntu rero niwe wahamagawe n'Imana. Umuntu ukikubwira ngo banza wiyeze, Imana irakurega ibyaha, irakubonaho ibyaha, uwo muntu ntabwo yatumwe n'Imana, afite indi myuka yamutumye cyangwa afite izindi mana zamutumye. Niyo mpamvu ukwiye gusobanukirwa iki kintu. Ikindi rwose, uwo muntu yamaze kwakira agakiza ari muri Kristo, yamaze gukiranuka byuzuye, bitava mu mishinga ye, bitava mu bitekerezo bye, bitava mu bikorwa bye, uwo muntu niwe mukandida wo kwakira n'Umwuka Wera wo kugenda ahamya Imana, ko uwo muntu akorana n'Imana. Nicyo ni ikindi kimenyetso kigaragaza yuko ari kumwe n'Imana. Ibyanditswe muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 16 haravuga ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera n'abazaba bizeye ubutumwa bwiza ngibi: bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, bazafatisha inzoka intoki, bazavuga mu ndimi nshya, ngo niyo banywa ibyica cyangwa bakarya ibyica ngo nta kintu bazaba. Ibyo ni ibimenyetso bizagendana n'abizeye ubutumwa bwiza ko bababariwe. Icyo nacyo ni ibyo bindi rero nabyo byo biza nyuma y'uko umenye ko wababariwe, bidaciye mu mirimo yawe myiza, bidaciye mu gusaba imbabazi, bidaciye mu kwiyeza, ubwo biciye mu ko Imana yiyunze nawe, ukaba umukiranutsi bitewe na Yesu witanze, bidatewe n'ibikorwa bye byiza ukora. Aho ngaho rero ntuzamenyera ngo uyu ni umukozi w'Imana w'ukuri, uyu si ukuri. Abiyeza cyangwa ababwira abandi kwiyeza n'ababwira abandi ngo Imana irabarakariye, abo ntabwo ari bo bakozi b'Imana b'ukuri. Nubwo baba bakora ibitangaza bikomeye gute, ntabwo ari ab'ukuri. Njye Robert rero wakugezagaho ijambo, ndagukunda kandi ndagushimiye ko bitega amatwi inyigisho, hazabaho gukomeza guhindurwa nazo, nushyiraho umutima ukazumva neza. Ubuntu bw'Imana bukubeho. Murakoze cyane, tuzasubira nanone mu yindi video vuba cyane. Murakoze cyane.